Akuru b'itorero bose bahunze, abarevera bahunze, abaregionari barahunze. Mvuye muri iyo nama rero nibwo nakandagiye igisasu, handagiza akaguru k'iburyo gacikira mu ivi. Nuko numvise igitwe gisandaye, igitekerezo cya kabiri kiza kivuga ngo ariko ahirasiye hose ni ngirashe. Iyo ni ibitekerezo byazaga nk'umuyaga, byihuta nk'umurabyo. Icya gatatu ndapfuye. Maze icya kane rero kiza kimbwira ngo ikimbwira ko mpfuye nuko ndi bugere aho abakristo barangije urugendo rwabo, aho bapfuye bari. Byari bikomeye. Nkora mu mutwe ngo numve mu mutwe ko ari hazima, numva ndi muzima. Mbona ndaryamye ndarambaraye. Hanyuma rero ndwana intambara yo guhaguruka ngo nigendere. Nahaguruka nkikubita hasi, nahaguruka nkikubita hasi. Ndebye inyuma ngo ndebe ikintu kimbuza guhaguruka, mbona ikirenge cy'umuntu hirya. Kuko ryanjye ry'igikumwe ryo kuri icyo kirenge hari haravuye mu rwa, nkabona rimeze nk'iryanye. Ngarura amaso rero ngo ndebe ko cyanjye kiriho, mbona cyagiye. Byukuri mujye musenga niyo mutasubizwa. Ese gusenga mu mwuka ni ugusenga tuvuga mu ndimi? Ni gute umuntu akwiye gusenga mu mwuka? Ubundi iyo udasenga mu mwuka usenga muri kamere. Yakobo yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, ahubwo ayo masengesho yanyu ngo mubyayishe irari ryanyu ribi. Ariko se gusenga ni iki? Amasengesho akora iki? Umumaro wo gusenga ni uwuhe? Umuntu yasenga gute? Ukurikire neza utazagwa. Nyamara hari igihe wanasenga ntibigire gute? Ntibiveho. Kandi umumaro wo gusenga si uwo gusa. Oya, gusenga bifite ibintu byinshi bimara. Icya mbere nuko gusenga ari itegeko. Waba ufite ibibazo, waba utabifite, ujye usenga. Kuko Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba. Kandi iyo umuntu asenze, ikigeragezo kitaraza nibwo asenga neza. Sugira ngo iyo byakujigirije uranasenga ukabishobora. Nagira ngo nkubwire, ugomba gusenga waba ufite ibibazo cyangwa utabifite. Icyo si kimwe. Icya kabiri, gusenga ntago ari ugusaba gusa, ko ni ugusenga muri kamere y'umubiri. Ayo masengesho ni amasengesho Imana idashaka, ni amasengesho Imana idasubiza. Cyakora dufite umugisha. Buriya nujya gusenga ujye ubanza urebe ko ikintu ugiye gusengera kiri mu kuri. Ese ikintu ngiye gusengera kiri mu kuri? Ntago ari ugupfa gusenga gusa. Oya, ntago byari bikwiye. Kubera ko iyo usenze uko ubonye kose ushobora gusenga ibintu bitari mu kuri, kuko buriya Imana nayo igifinansa amasengesho twasenze, ariko icyifuzo kiri mu kuri. Bibiliya ivuga ngo iki? Va mu bantu, va mu muryango. Ari umupasiteri wambwiye ngo yasezeranyije ubukwe umukobwa arira. Arangije kubusezeranya, igihe bifotoranya yegera umugeni aramwongorera ati ariko kurira cyane niki? Undi ati bambwiye ko iki gihunga ari icyesikoro.
Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana ibice 4, duhere ku murongo wa 19 turangize uwa 23. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4, duhere ku murongo wa 19 turangize uwa 23. Ndibwira ko mwahageze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni igitabo buri muntu wese agomba kugeraho bitamugoye. Reka dusome. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera. Igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. 22. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebweho dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23 ari nawo murongo nshaka cyane. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbibwire, amazina yanjye nitwa Mugabo w'Indekwe Yosefu. Nakijijwe muri 82. Uyu mujyi wa Kigali rwose wari urimo insengero nkeya. Urusengero rwari ruhari n'urw'Igasave, urusengero rw'Igihogwe n'urusengero rw'Inyarugenge. Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. By'ukuri bwari ubwa mbere nanjye ngeze mu itorero rya Pentekote. Data umbyara Kanyandekwe yari umuporoso w'umwangirikani. Jewe ndi kavukire mvuka hano ku musozi mu Gasyata. Urumva rero uyu mujyi rwose ndawuzi. Mfite imyaka 4 data yanyuzaga muri uriya mujyi tugiye mu misa hariya mu Biryogo muri Sainte Etienne. Urumva rero rwose ku mujyi ndi umunyamujyi. Reba nawe bashyira umuhanda hano wa kaburimbi hariya muri peyaje, unyuramo barishyuraga, niyo mpamvu bahise peyaje ku nshinga bita gupeya. Urumva rero Imana indinzeho. Haleluya, haleluya. Iby'ukuri ngera mu itorero rya Pentecote ADEPR, abantu bari bake, bari bakennye. Nguri yasegara hari ibyo mbeshya ze kunyomoza. Umuntu wari ufite imodoka mu Gakinjiro yitwaga Pacanga, aracyahari. Ubu ni umudiyakoni Rukiri ya mbere, hari urusengero rwavuye, sigaye mubona mu Gakinjiro. Umusore iyo yabaga azarongora yamuteguzaga nibura habura amezi 6. Uzantwari. Twabonaga imodoka umuvugizi yahateraniye, yagendaga mu kavatiri ka Korora nakagurirwa na Suwedi, itorero rya Suwedi, kuko ADEPR ntiyari ifite ubushobozi bwo kugurira umuvugizi imodoka. Imana ntiyagize neza. Ariko pastori yamara kubwiriza, imbere habaga umukecuru w'umuhanuzi witwa Teresa.
agahaguruka agahanura. Nanjye bwari ubwa mbere numva ibintu by'ubuhanuzi, kavuga ati ndi Uwiteka Imana yanyu yabahamagaye, dore nzabagwiza muzagwira. Cya kabiri kandi abana banyu baziga, kavuga ati ndabona hano imodoka nyinshi. Kuvuga imodoka nyinshi mu Gakinjiro kuri ADPR, tuhabona iya Kayihura ka samurayi gashaje, yari regionali, kaba n'umushumba wa paruwasi. Kuhabona kavatiri k'umuvugizi nabwo ugiye mu gikari. Ariko ubu n'iteraniro rya saa sita abantu ntibabona aho bashyira imodoka. Reka mere nk'ababahungu, Imana yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Haleluya, 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 haleluya. Hashimwe Imana yatugwishije, twabaye benshi. Uratera intambwe ukabona urusengero rwa ADPR, kandi zose zuzuye abantu. Ntago ari kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubwo Umwuka Wera. Amen, amen. Mfite umugore rero, twabyaye abana 7, nkaba mfite abuzukuru 9. Ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndashimira Imana rwose uyu munsi cyangwa iki gihe numvaga inkitegerezanyije ibyishimo. Imana yampamagaye, natangiye kuyobora imidugudu ndi umusore. Byari bikomeye, uyu murimo wari urimo ubukene bwinshi, ariko Imana yagize neza. Yesu ashimwe cyane. Kandi rwose ndagira ngo mbabwire, ndi mu basaza bashaje neza. Sinicuza ko nakoreye Imana, kandi iki kivi naracyushe, tegereje n'ikindi cy'ubugingo, kandi Imana izabumpa. Hanyuma mwabonye ko ncumbagira, sinavukanye ubumuga. Natangaye ko n'umugabo n'umuyobozi wanyu atarabizi. Segaranze mfite amaguru, nsaba Imana jyo naranze mfite amaguru. Ntago navukanye ubumuga rero, ahubwo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 muri 1994, z'ukwezi kwa 7, itariki 21 z'ukwezi kwa 7, muzi uko byari bimeze. Intambara yo kubohoza igihugu yari imaze kurangira. Uyu mujyi nawubayemo rwose, Imana iwundindiramo, ufatwa ndimo. Je sinahunze, ntaho nagiye. Abo twari turi kumwe umaze gufatwa, ninge wababwiye nti tujye kureba Inkotanyi zafashe igihugu. Turagenda turazireba, tubana nazo. Hanyuma igihe kigeze rero, baravuga bati musubire mu rugo. Ndagenda subira mu rugo aho nari nduye hejuru ijari mu Gatsata. Mpageze, uwitwa Kayihura Yakobo niwe mu regionali, mu ba regionali bari bahari wari wasigaye mu gihugu. Umuvugizi yari yahunze, n'aba regionali bose bagiye, hasigaye Kayihura. Araduhamagara rero abapasiteri, twari bangahe. Uyu mujyi wa Kigali nari mpasigaye ndi umwe. Nazigira umugaba Ntwani, ni umusaza ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Turagenda rero tujya mu nama ngo turebe uko dutangira umurimo, by'ukuri tudafite aho tuwuhera. Bakuru b'itorero bose bahunze, abarevera bahunze, abaregionali barahunze. Mvuye muri iyo nama rero, nibwo nakandagiye igisasu, handagiza akaguru k'iburyo gacikira mu ivi. Ndashimira Imana ko yandinze, kandi Imana rwose yarandinze pe. Ibisasu byari byandagaye, igihugu kivuye mu ntambara niko kiba kimeze. Hari abacitse amaguru abiri, hari abacitse n'amaboko, hari n'abapfuye, ariko Imana yandindiye kugira ngo uyu munsi nzabe mpagaze imbere y'abera mu itorero rya Sejemu, tugandira ijambo ry'Imana,
ryitwa gusenga. Iyi niyo ntego mwateguye y'amateraniro mumazemo iminsi, kandi mwatumiye abigisha batandukanye babigishije gusenga. Reka nanjye sorejeho nongereho ibindi. Birashoboka ko mvuga ibyo bavuze, birashoboka ko mvuga ibyo batavuze, n'undi azaza avuga ibindi, n'undi azaza avuga ibindi. Ariko se gusenga ni iki? Amasengesho akora iki? Umumaro wo gusenga ni uwuhe? Umuntu yasenga gute? Abakristo bavuga cyangwa batekereza ko gusenga bikora ikintu kimwe gusa. Nuko iyo umuntu ahuye n'ibibazo agenda agasenga, Imana ikabikuraho. Bimeze nkaho rero ari nk'ubucuruzi dukora, cyangwa se gusenga ari inkoni y'ubufindo ukoresha ibyari bikubangamiye bikavaho. Ukurikire neza utazagwa, nyamara hari igihe wanasenga ntibigire gute? Ntibiveho. Si ibintu byose dusengera tudakenera bivaho. Igisubizo ni oya. Kandi umumaro wo gusenga si uwo gusa. Oya. Gusenga bifite ibintu byinshi bimara. Icyambere nuko gusenga ari itegeko. Waba ufite ibibazo, waba utabifite, ujye usenga. Kuko Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba. Kandi iyo umuntu asenze, ikigeragezo kitaraza nibwo asenga neza. Sugira ngo iyo byakujigirije uranasenga ukabishobora. Nagira ngo nkubwire, niba uri mu bihe byiza, nicyo gihe cyiza cyawe cyo gusenga. Ugomba gusenga waba ufite ibibazo cyangwa utabifite. Icyo si kimwe, kuko gusenga biri mu itegeko ry'Imana. Icya kabiri, gusenga ntago ari ugusaba gusa, ahubwo gusenga ni ugusabana n'Imana. Imitima yacu ihura n'Imana tugasabana, tugiriramo ibihe byiza, turishima tukanezerwa. Kandi ndagira ngo mbabwire, burya uburyo bwiza bwo gusaba abakire. Saha sejemu haba abakire? Barahaba. Uburyo bwiza bwo gusaba abakire, ntukabasabe, ahubwo ujye wisabanira nabo. Uzi ko iyo usabanye n'umukire aguha utanamusabye. Uko niko n'ubuzima bw'umukristo n'Imana bumera. Iyo dusenze tuba dukuza urukundo rwacu ruri hagati yacu n'Imana. Ni ubusabane bukomeye, kandi Imana iyo wasabanye nayo inaguha utagize ute? Bundi iyo usaba abakire ntago ari byo. Iyo wamenyereye kumusaba, hari n'igihe akubona ugenda n'amaguru, ntahagarara tugarongeraza n'ibintu by'amashida, ntagutware. Ariko iyo wisabanira nawe, ubona igisubizo cy'ibibazo utavunitse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Gusenga kandi, cyo si icya gatatu ngiye kubabwira, bituma umuntu agira amahoro n'umutuzo. Niyo waba uri mu bigeragezo ukamera nkaho utabirimo. Aleluya. Uzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngira ngo ibice 12, uzasanga ahantu Herode yafashe Petero na Yakobo bashyira mu nzu y'imbohe, maze bukeye afata Yakobo aramwica, amuca igihanga. Bibiliya iravuga ngo ab'itorero
bagira umwete wo gusenga. Reka gusoma Bibiliya mama, ubumbye Bibiliya ukurikire, urayisomera mu rugo. Iyo abantu basoma icyo gice bibanda gusa ko amasengesho yatumye Petero marayika amukingurira akava mu nzu y'imbohe, ntibabone ikindi amasengesho yakoze. Yahaye Petero amahoro n'umutuzo, ubwoba burashira, ngo kugeza ubwo yaryamye arisinzirira. Kandi yari yakatiwe mu gitondo aribwo ari bucibwe igihanga. Ibaze kugira ngo umuntu aryama asinzire, mu gitondo ari bupfi. Byavuye ku masengesho. Yamuhaye umutuzo, araryama agubwa neza, kuko na marayika amubohora yaramukanguye. Tibyuka. Petero ati uyu muntu ankanguriye ikira. Umuntu ankanguriye iki? Ko nari kwicurira mu bwami bwo mu ijuru. Ni Herode se uje kunca igihanga? Umunsi nkandagira igisasu, ngewe sinanabimenye. Sinari umusirikare, nari umusivili. Kandi rwose intambara yo kubohoza igihugu no guhagarika jenoside yari yarangiye, inkotanyi zakibohoye, zashyizeho na guverinoma. Nta sasu na rimwe ryari rikivugira hano mu mujyi wa Kigali. Rero ngikandagiye numvise ikintu gituritse ngo pa, kiraturika ku buryo numvise umutwe ushwanyaguritse. Mbabwira ibintu bitatu byahise biza mu bitekerezo byanjye ariko byiruka nk'umurabyo. Icyambere, iyi mbundi irashe irasiye he? Ko inkotanyi zafashe igihugu. Sinari nzi ko ari nanjye irashe. Icya kabiri, nuko numvise igitwe gisandaye. Igitekerezo cya kabiri kiza kivuga ngo ariko ahirasiye hose ni ngirashe. Iyo ni ibitekerezo byazaga nk'umuyaga, byihuta nk'umurabyo. Icya gatatu, ndapfuye. Maze icya kane rero kiza kimbwira ngo, ikimbwira ko mpfuye nuko ndi bugere aho abakristo barangije urugendo rwabo, aho abapfuye bari. Tekereza kwitekerereza ba Murigo Focus, yari mwarimu wa Nyakabanda Segaramuzi na John Focus. Rero yari inshuti yanjye cyane n'umugore we. Nari nanabasuye hagati muri jenoside, mbona baracyariho. Nsubiye kubasura nsanga byarangiye. Numvaga rero ngiye guhingukira hari n'abandi bakristo ba Diedoni n'abandi narinzi. Numva rwose mu kanya ndabageraho. Maze numva umutima wanjye uranezerewe. Mbabwiye icyanejeje byo byabasetse. Kibabwire, numvaga ikintu kinejeje, naravugaga nti ndimageraho ndababwira ibyabaye byose nyuma yuko babica. Icyambere, inkotanyi zafashe igihugu. Numvaga ku kantu kari bubanezeze pe. Ariko ngiye kubona, mbona ngaruye ubwenge, nkora mu mutwe ngo numve mu mutwe ko ari hazima, numva ndi muzima. Mbona ndaryamye ndarambaraye. Hanyuma rero ndwana intambara yo guhaguruka ngo nigendere. Nahaguruka nkikubita hasi, nahaguruka nkikubita hasi. Ndebye inyuma ngo ndebe ikintu kimbuza guhaguruka, mbona ikirenge cy'umuntu hirya. Kavuga se kiriya kirenge, kandi nkabona ino ryacyo ry'igikumwe
kuko ino ryanjye ry'igikumwe ryo kuri icyo kirenge hari haravuye mu rwa, nkabona rimeze nk'iryanjye. Ngarura amaso rero ngo ndebe ko cyanjye kiriho, mbona cyagiye. By'ukuri mujye musenga, niyo mutasubizwa Imana izabashyira mu mutuzo. Haleluya, haleluya, haleluya. Izi nkuru ni ndende, ni ikiganiro kirekire Yesu yagiranye n'umugore w'Umusamariya, kandi sinahasimbuka ntababwiye aba bantu bitwa Abasamariya. Ntago ari Abasomaliya, ni Abasamariya. Igihe cy'umuhungu wa Salomo witwa Yerobowamu, Abisirayeli bacitsemo kabiri. Ko hari abantu bari ku matelefoni, izitace nazo mana yanjye. Ibitujyana ntagwa ari ni byinshi, ariko ko twabayeho amatelefoni ataraza, mwagiye mwihangana, n'ugusunikiye ka message ukaza kukareba usohotse. Ku ngoma y'umuhungu rero wa Salomo, Yerobowamu amaze kwima ingoma, yahamagaye abasaza, arababwira ati nimumbwire uko nyobora igihugu. Abasaza baramubwira bati hamagara rubanda ubabwire rwose kugiye kubashyira mu mutuzo, dore so Salomo yadukoresheje uburetwa bwinshi, yatwatse amahoro n'ibindi bintu bikabije, kubera ko Salomo yari afite urugo runini rukonsoma ibintu byinshi. Umuntu warongoye abagore 1,000, 700 n'inshoreke 300, abengwa n'umukobwa umwe gusa w'umushunemukazi, yagira ngo yiyongeze uw'1,000. Muzabibona mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Buriya Salomo yanditse ibitabo 3 muri Bibiliya. Yanditse imigani, yandika igitabo cy'indirimbo za Salomo, yandika n'umubwiriza. Ariko nusoma Bibiliya yawe uzasanga igitabo cy'indirimbo za Salomo kiri inyuma y'umubwiriza, kandi nicyo cyanditswe mbere y'umubwiriza. Kuki kiri inyuma y'umubwiriza? Abashyize ibitabo bya Bibiliya ku rutonde uko babikurikiranyaga, babanje kugishidikanyaho, bakavuga bati iki gitabo kirimo impumeko y'Imana. Kubera yuko Salomo yacyanditse yaraguye, kandi bakabonamo n'amagambo y'inkundo, unsome nkusome, amazi menshi ntiyazimye urukundo, nk'umutapu wa mu biti byo. Murabizi ko n'abasore iyo bagiye gusohora invitation, aho niho bashaka amagambo y'inkundo, ni mu gitabo cya Salomo. Ariko nyuma yaho baza gusanga ari ubuhanuzi bukomeye bw'umukwe n'umugeni. Salomo rero igitabo cy'imigani yacyanditse akibana neza n'Imana. Igitabo cy'indirimbo za Salomo acyandika yaraguye, agushwa n'abagore benshi yarongoye b'abanyamahanga. Bibiliya ivuga ngo bamwica umutima. Naho igitabo cy'umubwiriza acyandika yarongeye guhembuka no kugarukira Imana. Niyo mpamvu umurongo mukuru w'igitabo cy'umubwiriza uravuga ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Salomo rero muhungu we Rehobowamu yimye ingoma, hamagara abasaza bamugira inama, baramubwira bati hamagara rubanda bahumurize, maze ubabwire ko uburetwa buhagaze. Iso yaradukubise cyane, kandi ugabanye ibintu byo kutwaka. Dore so yarongoye abagore benshi, baca imirongo migari y'umutungo ujya gutunga urugo rwa Salomo. Umuntu warongoye abagore 1,000. Ibaze rero gutunga abo bagore n'abaja babo n'abagaragu n'abana. Uzasoma uzasanga inka zabagwaga buri munsi, n'ihene n'amafu, maze abaryi baba benshi kuruta abakozi.
urumva ko abarya iyo babaye benshi kuruta bakora, ubukungu bugira gute? Buramanuka. Arabwira abasaza ati nabyumvise nimugende. Ahamagara abasore babyirukanye barangizanye ishuri kuri kaminuza, muze mungire inama. Baramubwira bati abasaza bakubwiye ngo iki? Ababwira uko bamubwiye ati ya baba, mbega abasaza ngo barakuyobya, abantu utabakubise bagusuzugura, ubahamagara ubabwira uti nzabakubita. Data yabakubitaga inkoni, nge nzabakubita sikoropiyo, kiboko nzakiboha nge mbakubita inyama nyunuri. Cya kabiri uburetwa mwakoze nzabukubamo kabiri. Uracyarera hamagara rubanda abatangariza inama z'abasore. Rubanda rero ruragumuka. Hari undi witwa Yerobowamu, yari yarabaye umugaragu cyangwa yararerewe kwa Salomo. Yari yarahanuriwe n'umuhanuzi Ahiya ko azaba umwami w'Abisirayeli kandi agategeka imiryango 10. Bimenye ko abitse ubwo buhanuzi yarahunze aragenda. Ahamagaye rubanda batangarije ibyo, baramubwira bati ntacyo dupfana no kwa Dawidi. Baragenda bihamagarira Yerobowamu batahubwo wowe Imana yakuvuzeho twumva. Bundi se ni ngombwa ko dukomeza tugategekwa n'abantu bo kwa Dawidi? Baramuhamagara baramwimika. Isiraheli icikamo kabiri. Igice kimwe kinini cy'imiryango 10 kiyoborwa na Yerobowamu, afata igice cy'amajyaruguru, hepfo hasigara Yuda na Benjamini, abari bo Rehobowamu ayobora. Isiraheli icikamo kabiri guri. Bose ntibakomeje kubana n'Imana. Yerobowamu yageze ruguru, abona Abisirayeli baramanuka kuza gusengera Yerusalemu, ahita bubakira ibigirwamana. Ikigirwamana kimwe agishyira i Dani, ikindi agishyira i Beteli. Aravuga ati mujya gusenga biriya bigirwamana. Maze ahamagara abantu bo mu muryango wa Dani, abari bo baba batambye. Muzasome mu Itangiriro ibice 49, umunsi Yakobo ahamagara abahungu be ngo arababwira ati muze mbabwire ibizababaho mu gihe kiri imbere. Yageze kuri Rubeni, aramubwira ati Rubeni, uri imfura yanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urusha abandi icyubahiro ukabarusha gukomera, ariko ntuzabona ubutware kuko wuriye indyamo ya so. Rubeni imfura ya Yakobo yari yarasambanyije inshoreke ye. Yakobo aramwihorera, ariko ku munsi wo kuraga amwambura ubutware, ahubwo abuha Yosefu umwana wa 11, kuko icyaha cyanesheje Rubeni Yosefu yarakinesheje kwa Potifaro. Buri ikikunesha haraba kinesha. Nkunda ageze kuri Ashera, yaramubwiye ngo Ashera azatanga ibyo kurya biryoha neza, ngo kuri Ashera hazava ibyo kurya bikwiriye abami. Yakobo yavugaga ijambo ry'Imana. Erega ndagira ngo mbabwire, nubwo dufite amahirwe yo kubona no gusomerwa iki gitabo, iyi Bibiliya ni umugisha ukomeye. Iki gitabo sitwe cyari cyaratwandikiwe, ariko ndashimira Imana, haleluya, ko na rubanda n'abanyarwanda tugifite mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ubundi iki gitabo cyari cyaragenewe gusomerwa abami, ubu kiba gisomerwa muri convention habaye inama ya Cogamo. Ariko turashimira Yera ko gisomerwa na hano CGM. Impamvu Yakobo yavugaga ijambo ry'Imana, Ashera yagabanye intara y'i Galilaya, kandi Galilaya niho havuye ubutumwa bwiza. Kristo akomoka i Galilaya, abigishwa bose bakomoka i Galilaya, kereka Yuda wenyine ukomoka i Yerusalemu nawe yariyahuye. I Galilaya niho hakomoka ubutumwa bwiza, hagabanya Ashera
uwo Yakobo yabwiye ngo azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Natwe rero Kristo ahimbazwe ko natwe rubanda ubutumwa bwiza bwatugezeho. Ageze kuri Dani aravuga ngo Dani azaba inshira mu kayira. Ubuhanuzi bubi. Niyo mpamvu Dani ariho havuye abatambyi bo gutambira ibigirwamana mu majyaruguru, ubwo Rehobowamu yari amaze kuzamura Abisirayeli. Uzasome neza n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Abo Yohana yabonye imiryango y'Abisirayeli mu ijuru, uwa Dani ntubamo. Buriya hari umuntu uvukira gukora ibintu bibi. Reka twigarukire. Amajyaruguru yaje gucumura, n'amajyepfo ntiyabana n'Imana. Uko abami bose bagendaga bakurikirana, Imana irabahana. Ihera mu majyaruguru. Murabizi ko Yerobowamu yigeze ahura n'ikibazo, arwaza umwana wararemba, maze Yerobowamu rero abwira umugore we, yibuka noneho umuhanuzi. Wari uzi ko hari abantu bibuka umuhanuzi ari uko ibintu bitakigenda neza? Kandi Ahiya yari yaramuhanuriye ko azaba umwami, amaze kuba umwami ntiyirwa mwibuka. Ariko abonye umwana warwaye, bwira umugore we ati yoberanye ugende kwa Ahiya, uriya niwe wampanuriye ko nzayobora ubwami ndi umugaragu. Umumbarize ngo umwana azakira. Umuhanuzi ngo yari yarashaje, Ahiya yarahumye atakireba. Muka Yerobowamu aragenda ngo ariyoberanya, ariko agihinguka umuhanuzi ati yewe muka Yerobowamu, waretse ibintu byo kwiyoberanya. Dore n'icyo uje kumbaza niba umwana wanyu azakira. Ariko ugenda ubwire Yerobowamu ngo ntazakira, azapfa. Ahiya abwira muka Yerobowamu ngo kuko Imana yagukuye muri rubanda. Se muri rubanda murahazi? Ni umuntu utagira amateka, udakomoka kwa naka. Nuko hari abantu tutagira amateka, ariko iyo tugeze muri Kristo Yesu ibihindura bishya. Imana yagukuye muri rubanda, iyo ngiye ahantu hatagira amateka. Dore wari umugaragu, ntago wari ukwiye gutegeka Isirayeli. Imana irakuroba iguha imiryango 10 urayiyobora, ariko warayisuzuguye ntiwayikorera, wimika ibigirwamana. Igice cya ruguru cyagiye gikora ibintu bibi kugeza Imana ibateje Abashuri, barabanyaga barabajyana. Nta nubwo Bibiliya igaragaza ko bagarutse. Maze intambara rero murazizi uko zimera, haba harimo ibintu bibi, bafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Abayuda rero bo baragarutse na Benyamini baturutse Babuloni, basigara batizera ko abantu batuye Samariya ari Abisirayeli nyakuri. Baravugaga bati ni ibibyarirano by'Abashuri, niko babaye Abasamariya. Niyo mpamvu Abayuda banenaga iki? Abasamariya. Uyu mugore rero yaje guhura na Yesu. Aleluya. Yesu wacu utarobanura abantu ku butoni, utagira amoko, utagira uturere, utagira kavukire, utagira wita ku batagira shinge na rugero. Hano nahabonye abantu benshi bafite ubumuga rwose, ngo nise w'imfubyi akaba n'umucamanza uvuganira abapfakazi. Umuntu mwiza. Abayuda banenaga Abasamariya, ariko Yesu ntiyabanenaga. Igihe rero yari mu rugendo ngo yiyumvamo ko akwiye guca he? Samariya. Abayuda ntibahanyuraga. Ahageze ahura n'umugore ku kagezi. Hanyuma abigishwa bari bagiye guhaha,
bakora ikiganiro kandi Yesu niwe wamuprofotse kugira ngo abone uko amubwiriza iki ubutumwa. Umugore avuye hasi mu iriba, Yesu aramushotora ati mpa amazi yo kunywa. Umugore ati amazi yo kunywa? Ko ndeba uri umuyuda nkaba umusamariya mukaba mutunena, ahubwo aha wahanyuze ute? Ko bene wanyu b'abayuda batajya bahanyura. Yesu aramubwira ati nyamara iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, niwe wagahindukiye ukamusaba amazi, kubera ko aya mazi uri munyima uyanywa azongera kugira inyota, ariko njyewe unywa amazi nzamura azamuhindukira imigezi idudubiza kugera ku bugingo buhoraho. Umugore yumvise ibyo ati ye, azamuhindukira imigezi idudubiza, iwanjye se hazaba rubine? Aramubwira ati rero ngaho mpa kuri ayo mazi kugira ngo ntazongera kugira inyota ukundi, kandi ntazagaruka kuvoma kuri iri riba kuko ari kuri. Yesu aramubwira ati genda uzane umugabo wawe. Ndatereka da, ntumbaze iby'umugabo, nge nta mugabo ngira. Yesu aramubwira tuvuze ukuri, koko nta mugabo ugira, na batanu maranye iminsi isabawe n'uw'iri joro si uwawe. Umugore ati ye, wowe surinde ko numva umbwiye ibintu, umbwiye ibyanjye byose, none se waba ari wowe ko batubwiye ko Mesiya azaza? Yesu aramubwira ati niwe muvugana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugore aramubwira ati basogokuru ko batubwiraga ko dukwiye gusengera kuri uyu musozi, ubwo naho nyine bari barubatse ibyo bigirwamana, mwebweho mukavuga ko mukwiye gusengera i Yerusalemu, aho gusengerwa nihe? Yesu aravuga ati basokuruza bayo bababwiye gusengera kuri uyu musozi, abandi bavuga ko bakwiye gusengera i Yerusalemu, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data bayisenga by'ukuri, bakwiye kuyisenga by'ukuri no mu mwuka no mu kuri, abo nibo bakwiye kuyisenga. Twivugire gusenga by'ukuri no gusenga mu kuri, haleluya, no gusenga mu mwuka. Mbanze ndebe iminota. Ubundi gusenga biri muri natire, biri mu buzima bw'umuntu. Imana iturema yashize muri twe ahantu hatazwi na muganga adashobora kubona, bahita ngo ni zone vide. Aho hantu Paulo yabwiye Abatesalonike ngo ni mu mwuka. Umwuka n'ubugingo n'umubiri birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese ahora yumva ko hari ikindi kinyabubasha kiri hejuru ye, yaba uwize yaba utarize, burya n'udasenga Imana afite ibindi asenga. Aho hantu, icyo cyicaro, ushobora gushyiramo Satani cyangwa ugashyiramo Imana cyangwa ugashyiramo ibigirwamana. Nyamara Yesu aravuga ngo dore ndi ku rugi ndagira nte, ndakomanga. Nibwo buturo bwe ashaka kwinjiramo. Iyo rero usenze ibigirwamana, hari abasenga inka, hari abasenga ukwezi, hari abasenga izuba, hari abasenga abamarayika, hari abasenga bapfuye, hari abasenga abazima. Iyo usenze ikintu cyose kitari Imana nyamana, ntago ubusenga by'ukuri. Aho reka mparangiza. Yesu ashimwe abasenga by'ukuri. Gusenga mu mwuka ni gute? Teraniro rya kabiri riragoye, abantu barimo gusinzira, muba muje muri iyi ubugari, agatotsi rero kakabafata.
ese gusenga mu mwuka ni ugusenga tuvuga mu ndimi? Ni gute umuntu akwiye gusenga mu mwuka? Ubundi iyo udasenga mu mwuka usenga muri kamere. Yakobo yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, ahubwo ayo masengesho yanyu ngo mubyayishe irari ryanyu ribi. Ko ni ugusenga muri kamere y'umubiri. Ayo masengesho ni amasengesho Imana idashaka, ni amasengesho Imana idasubiza. Cyakora dufite umugisha kuko Pawulo yabwiye Abaroma ngo uko twasenga kose hari umwuka wera nawo ngo dufasha kubigorora. Haleluya, haleluya. Ngo nawe aradusabira kandi akaniha iminiho itavugwa, ngo kuko ari uzi iby'Imana ishaka n'uburyo dukwiye gusenga Imana ishaka. Iyo dusenze tukabigoreka, umwuka wera ajya imbere y'Imana akavuga ati sorry, yashakaga kuvuga biriya. Haleluya, haleluya. Nawe ngo aradusabira. Hakaza rero gusenga mu kuri. Aba ari na konsoreza. Buriya nujya gusenga ujye ubanza urebe ko ikintu ugiye gusengera kiri mu kuri. Ese ikintu ngiye gusengera kiri mu kuri? Ntago ari ugupfa gusenga gusa. Oya, ntago byari bikwiye, kubera ko iyo usenze uko ubonye kose ushobora gusenga ibintu bitari mu kuri, kuko buriya Imana nayo igifinansa amasengesho twasenze, ariko icyifuzo kiri mu kuri. Bibiliya ivuga ngo iki? Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 14 wijya kuhasoma, haravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko itwumva. Haleluya. Hirya hakavuga ngo iyo dusabye ikintu nk'uko ishaka, itwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ishaka. Masengesho yose ntago ariko Imana yasubiza. Bibiliya iravuga ngo nitugera mu rugo rw'umuntu tuzasaba umugisha. Hari ijambo abakristo batita gusoma, hakavuga ngo ariko abo guhabwa umugisha bazagira gute? Wowe saba umugisha, ariko hari abakwiye kuwuhabwa n'abadakwiye kuwuhabwa. Abazawuhabwa ni abakwiye kuwuhabwa. Kimwe nuko utavuma abo Imana itagize gute? Baramu yari afite impano yo kuvuma, ariko yavumye Abisirayeli biramunanira. Kabumbura umunwa ngo yajya kuvuga ati muragapfa, ururimi rukagaruka rukavuga ruti murakabaho. Kugeza ubwo baracya mubajije atari gusi ko naguhaye ibintu ngo bavume. Kavuga ati ndajya kubavuma bikanga. Haleluya, haleluya. Abo guhabwa umugisha bazawubona. Jya ubanza urebe ikintu ugiye gusengera. Kugiye gusengera umuntu ngo apfe, ibyo bintu biri mu kuri. Hari abirwa ngo ku musozi bahirika amabuye, n'abazana igiti bati uyu niwe tugiye gukubita. Uzi ko hari abahora badukubita online, ariko ntawe ukubita uw'Imana. Ndangirize ku nkuru imwe. Urumva kuva muri 88 nayoboye imidugudu myinshi kugeza. Hari imidugudu cyangwa amatorero arushya kuhayobora. Cyo kora CGM muri beza. Yesu ashimwe.
ku buryo ushobora kuhimukira, Imana ikabanza ikakubwira itusenge kiyuha icyuya. Buriya abakristo ni beza, ubona ubabwira uti muhaguruke bagahaguruka, uti nimwicare bakicara. Ariko iyo muri bo haje umuzi wo gusharira, ababwira uti muhaguruke batoya. Hari umudugudu umwe wigeze kugumuka, barara bakoze inama, baravuga bati pasiteri kugira ngo tumubize icyuya tubigenze gute? Undi arababwira ati indirimbo ari butangirizeho iteraniro aba ariyo turirimba kugeza iteraniro rishoje. Kandi bari bazi kuririmba pe. Pasiteri yatangije iteraniro yayifunga, undi akayantona. Ubwo biba byoroshye? Uwo mudugudu ugomba kuyobora, Imana ikakubwira iti senga. Hanyuma rero uwo mudugudu nari ngiye kuyobora, mwarimu waho yari yisabiye kugenda muri 89, kubera ko hari abahungu babiri barwaniraga umukobwa umwe. N'ubu baracyariho n'abagabo. Umuhungu umwe yabwiye umukobwa ko amukunda, ko ashaka ko babana. Umukobwa nawe aramubwira ati terebye, ndabyemeye. Undi aza kubimenya, nawe aragenda abwira wa mukobwa ati nabimenye ko bakurambagije, ariko nanjye burya nagukundaga, naka ntanze ate. Umukobwa aramubwira ati se uko watinze ko nanjye ari we nikundira. Hirya baravuze bati ngaho. Umukobwa abwira umuhungu ati ariko ibyo biroroshye, kanaka ndagira nte ndamuhakanira. Nta telefoni zabagaho, yamwandikiye akandika aragafunika agashyira muri envelope, agaha umwana wo mu rugo arakamushyira, undi agahambuye asanga handitse ngo bya bindi tubihindure. Ariko amenya ko kanaka yagezeyo, umuhungu arakameza. Abarokore rero bari bafite ukuntu bavuga ngo gutendeka n'icyaha, kubenga n'icyaha, maze itorero ricikamo rirahaguruka. Baragiye babwiye mwarimu wahayoboraga bati hari ubukwe, umusore uri buze gutangiza umushinga w'ubukwe ni kanaka. Ubukwe ntubwakire, buriya bukwe burimo Satani, akuyemo kanaka. Mwarimu ahageze, bageze kwa mwarimu yanga kwakira ubukwe. Aravuga ati wowe kutwaye umukobwa w'abandi. Ndati umukobwa atari ko jewe kanaka yari yambwiye ndemera, yavugisha gukuri. Nyuma yaho mbonye kanaka nanjye niwe nikundiraga, namuhakaniye. So ubwo harimo dayimoni ra? Harimo dayimoni. Itorero ricikamo, igice kinini kijya kwa wa muhungu wa mbere wabenzwe, n'abadiyakoni benshi bajyayo. Umwarimu abonye ibintu bimukomeranye, araza yisabira mitasi, aragenda. Nanjye banjyanayo ntazi habari. Kandi nyuma y'uko uwo mwarimu agenda, ubuyobozi bwohereje abapasiteri bo kubikemura birananirana. Uwanyuma yahagurukije ba bahungu ko ari babiri, asaba umukobwa ati muri bari urashakane. Atunga urutoki umwe, wa kabiri ati nge ndishakira uriya. Induru ziravuga bati nyirashyano. Pastor abonye hari urusaku, ati ubu bukwe uyu mushinga ndawuhagaritse, cyokora uriya mukobwa nazabona undi musore utari muri aba. Subwo yabikemuye neza. Ibintu biranga rero birakomera. Ndahageze, ibintu biravuka. Burya iyo umwe agiye undi akaza, n'akabazo kari karasinziriye karahaguruka. Babyutsa dosiye ibashya, birakomera mbiri cyuye. Se buriya umukobwa yarakwiye gushyingirwa nande? Nuwande?
uwa mbere uwa kabiri. Itorero rimaze gusobanukirwa iby'ukuri. Ndagira ngo mbabwire, uwo umukobwa yashakaga niwe bari bakwiye gushyingira, kuko niyo wabengera nubwo bitari byaba, simbabwira ngo muzabikore. Ari umupasiteri wambwiye ngo yasezeranyije ubukwe umukobwa arira, arangije kubusezeranya igihe bifotoranya yegera umugeni aramwongorera ati ariko kurira cyane niki? Undi ati bambwiye ko iki gihunga ari icyesikoro. Wowe urashyingirwa urira kugeza ubwo bagushyingirana n'icyesikoro, kandi koko cyaje kuba icyesikoro. Rwa rugo ntirwaje kuba. Uramutse, simbabwira kubenga, ariko jye rwose ndi umukobwa, niyo namenyana n'umuntu nyuma nkamenya ko ari icyesikoro, kabone niyo bwaba turi buke dushyingirwa, ntavuga nti kuko ikibazo si ubukwe, ikibazo ni ukubaka umuryango. Mpageze rero nagikemuye uburyo umubare munini w'abantu udashaka. Ndavuga nti umuhungu wa kabiri, genda ujye gufata irembo, nubwo nyobozi itabyemeye sinzahora muri ibi. Igice kinini kirahaguruka kirantuka, umwarimu w'umupagani bajya kundega ku muyobozi kugeza ku wari umuvugizi. Ariko mbajijwe n'umupastori umwe wagiye kubikemura, wanyoboraga directe, ndamubwira se ubundi wowe ko wagiye gukemura biriya bibazo, uwo ubona wari ukwiye kurongora uriya mukobwa nini? Aravuga ati n'uriya wa kabiri, ariko nabonye hari urusaku runini ngira ubwoba ndabihagarika. Ndavuga nti rero ibi bintu ntibikwiye kuzakomeza kumera gutya, ndabikemura wenda muhamva. Umuhungu yaje kurongora umugeni, maze barasengaye, kandi igice cy'uwa mbere kikiyiriza ubusa kigasenga, n'icy'uwa kabiri nacyo kigasenga. Ubwo abasengaga mu kuri ni bande? Imana isubiza abasengera mu kuri. Cyo kintu cyanshoye mu butayu njya gusenga, cyari ikigeragezo gikomeye. Ubukwe bwarinze buba, abafana b'uwa mbere bavuga bati azapfa. Uwari ubatwaye nawe yarasitsaga aravuga ati ndatwarira muri zeru, nze kureba aho impanuka iba. Ntiyapfuye, barabyaye, n'ubu barujukuruje. N'Imana yarinze uwo mugabo muri jenoside yakorewe abatutsi, ararokoka. Ahari interahamwe zimwica, icyo gice kiba cyaravuze kiti nimubona gusenga mu kuri no mu mwuka. Nimujya gusenga mujye mureba ko ibintu mugiye gusengera biri mu kuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Ntago twarangiza ibintu byo gusenga, ni birebire cyane. Hari umuyoboro, imirongo migari Bibiliya yerekana y'uburyo bwo gusenga. Icyambere ni ugusenga by'ukuri. Iyo udasenga ibigirwamana, usenga Imana, ubwo niko gusenga by'ukuri. Va mu bindi usenga, va mu bantu, va mu muryango. Wakwiringira umuntu ukomeye, umuntu yaguha amasezerano ko azagukemurira ibibazo, ukamufata nk'ikigirwamana, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabikemure. Hari umuntu wari waransezeranyije amasezerano, yari umupastori, asezeranya segondi bumumubwira aramumenya, kandi akaba umupastori udashobotse pe. Rimwe arambwira ati mfite amasezerano akomeye, nzaba umukire wambaye hafi, iby'Imana yambwiye nibisohora. Ati nawe unyitege. Ndi kumwe n'umuntu ndamubaza, bivuge kanaka yumva, uzampa iki? Aravuga se ubwo uwaguha miliyoni 5 zitagaruzwa sinaba nkuremeye?
ndamubwira nturakoze. Nanjye nayo gusenga nkavuga nti wasohoje isezerano rya kanaka nawe agasohoza iryanjye. Ntiryasohoye ahubwo ageze habi. Yaraguye, yaragiye, n'urugo yararusenye sinzi naha. Uwiringira umwana w'umuntu Imana yonyine, haleluya, niyo nyiri imbabazi, niyo nyiri humure. Kristo niwe muremyi wa byose. Mureke tumwiringire kandi tumusenge. Sengesho rya kabiri umuyobozi yarivuze mu iteraniro rya mbere ngo ni iry'umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo ni ikizira. Cyokora Imana igisubiza isengesho ry'umunyabyaha iyo asenga yihana ibyaha bye. Yumvise umukoresha w'ikoro yazamukanye n'umufarisayo, yikoma mu gituza, tumbabarire kuko ndi umunyabyaha. Imana iryo sengesho ry'umunyabyaha irarisubiza. Dukwiye gusenga by'ukuri, tugasenga mu mwuka no mu kuri. N'ubundi twakire umuyobozi w'iri teraniro yigire hino, afashe gusenga umuntu uwo ari we wese ushaka kwihana. Niba ushaka kwihana ukakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, ntago ari ibintu biremereye. Ubwira umwami uti mbabarira, uraba winjiye mu mirongo migari y'abakwiye gusenga by'ukuri.